Ashaka inzu nziza nkashyiramo ibikoresho nkashyiramo dore nk'umugabo urabona reba ukuntu amujyanye mu gatuza none kugira ngo nzabashe uburyo nkubaka rurangwa w'iryaryo rurangwa w'umugome amazi yabuze niko mama uja arakaze ahubwo ajya mujyemo kandi agakongeraho kapetero agashamo kapetero uzi ko ari we bahetsi bavuze akazarangira bahetsi moyayo umuyaya n'umuzamu mwateranye yego si umuntu umuyaya n'umuzamu babyara iki mabuja babyara umuboyi wujuje ibyangombwa aho kuvugishije ukuri pe mugeze aho muvuga ngo mungaburire iki peteroli sibyo ariko nandi kumubwira ko yakoze amakosa nyine yo kugira uyisambira mu gikono mundi nkandi uyinguye uko ari wo kumareba reba ibyenda kamubwire kanogo nyakunoborwa mw'amaso ushaka kuzangaburira peteroli yego na side muzayima mabuja si bundi we wajya uguma ku gipangu hano uhagera ute aje kurira mu masorori yanjye kubera iki ntabwo uba wakaburiwe yamamagaye ngo nze uzunyumvire ni ukuri kw'Imana njye nagwamagaye akuma anje aka gasaza gashaje nabi gashaje washakiraga iki ndiyo wanzanye hano nibyo ntari ndabimenya mwabona nagutse yavuye yaryama amezi ariko abafite ahavuye we bavuye kuri urwana ukajya kubonana nawe oya mbana nahabonye abavuye imbaraga zose ziba zarangiriye ahangaha ariko se wabonye ikibuno do mbabarira winyereka mbabarira nta imbaraga ziba zarangiriye mbabarira we hano kandi urabizi ko noneho n'ikindi mbabarira reka nkubwire reka nigendere niba ukeneye ko ino foto nyiguha aka message ningabona ngo drink n'ifoto nayo tuyibona ngo drink wigira ikibazo cy'amafaranga niba ubikeneye ikinyereka ko ubikeneye mbona aka message ngiye mbite ngo ifoto nawe uze kumbwira ngo aha ni he wari uri none numva icyo ari buze kukubwira mu minota 2 ndaje nyakorera sawa reka nigendere rero ubwo nawe ukinyereka ko uyikeneye ndabona aka message mbega umusaza ariko urabona ko mba ndi mu kazi sawa kanigendere mbega umusaza abasaza b'ikigihe niko basigaye bameze umusaza aragenda kigira nyoni nyinshi umusaza aririrwa mu bakobwa abakobwa bangana nabi Jemubimenyuzi akoma buja ntago yazanye na boss hano mwanaza nkamusanga none mvuye gupapira nawe wajureka kumbi bibeshira kanogo mbanye neza nawe uzi imyaka mbaye mu nari kungira kujisho gurya usimvuye no umuntu aba yasinze yavuze ngo sohoka icyo kirahise ukijyanye urabisigira amabuja ashobora gusangira n'abantu b'abakozi be kwitonda bigiye kuzacomoka kimenye isohokane mabuja amazi yanabuze ahubwo ndi kuvoma nandi kumubwira ajye kuvoma arambwira ngo ntago ariko kazi mwamuhaye undi se ashinzwe kuvoma no kwinjira mu nzu reka nyigendere urabizi senge ngenda ndabona abagira amabuno bararwana reka nigendere jewe aha bagira amabuno bararwana wese barwanisha amabuno kano hariya mba numva nakwirukana ariko ngatekereza ko urugo narugusanzemo nkatekereza ko buri kimwe cyangwa aho ugerageza ariko urancokoza Simabuja uriya mugabo ataraza hano hari ikibazo twagiranaga uzi nkurebye
nkugirira impuhwe cyane cyane ko wambwiye ko nta babyeyi ugira nta umenye ko ibyo uri gupanga ibyo ari byo byose nabimenye. Urimo uranyumva Diaro? Ibyo ukora byose ndabizi neza, gahunda zose urimo nazimenye, urumva? Ariko umenye ngo nta n'ikintu kimwe uzakora, ntacyo uzakora. Uzakora iki sibyo kwirirwa uvuga hari ugasakuza warangiza ugaceceka? Gahunda zose urimo nazumvije n'umukobwa wawe. Hajye ngo mugiye kugira mute? Mugiye kunsora muri iyi nzu? Mugiye kunyirukana? Aho kugira ngo nyivemo muzayivamo wowe n'umukobwa wawe, ahubwo nayo nshoreke yawe ngo ni Fabiola, muzagenda musige hano. Akoze ikintu cyagushobora, ikintu cyagushobora urakizi, kugira ngo tubone umutekano hano muri uru rugo nuko wansora nkagenda, cyangwa se amatwi yangiye kuguma kukumva injereri nuko wansora nkagenda, nuko nashaka ikiro cya supaguru. Oya ahubwo nuko wansora nkagenda, iyo minwa nkayifatanya. Ndabizi ko ari byo ugambiriye ariko ntabyo uzageraho. Ariko ubundi wumfasha ntabwo uzageraho. Habe numva ndivire. None usiga ufite n'agasuzuguro, usigaye usuzugura. Uraya buryo cyo ntambutseho, nta mwiriwe nta mwaramutse, unsanze hano niriwe hano nitwirirwanye, ariko urifasha untambutseho, mbega wabyimbye umeze utya. Nyirurugo nyine ntabwo ndi umugabo muri uru rugo. Sawa nyine. Niba uri umugabo muri uru rugo ugomba gutambuka imbere y'umuntu nunamusuhuza. Ntunamubaze ngo wiri ute. Ariko ubundi ngusuhuje kandi ariko nta n'impamvu yo kunsoza. Ubu yari kuba ari Fabiola wicaye hano, ahubwo wari kuza kumwicara ku bibero. Nta nubwo wari gutambuka utamuvugishije. Ndabiyobewe se. Wari kuza ukamwicara ahubwo. cyangwa n'imitwe yanyu. Nuko ndi nyakamwe nta nubwo nzi n'ahantu rwose. Wabonye watumetse mu mwa w'amashanyarazi akagutigisa. Comekamo mu mwa wawe uri gukoresha na yangegera. Itegeko ryanyu, imbabazi zanyu. Nzongera kubona ingegera y'umusaza mu gikoni uzambona. Kandi niba nakazi kakunaniye, wego urugenda abakozi barahari. Iki ngiye kureba ko harimo urufunguzo nzajya nteka hafunze. Kandi umaze kugira ubugore igihunguriye musaza. None se ubu hano haba Teka byo teka gatekerwe mu katuzuye. amazi nayo. Uragira ngo njye kuvoma. Ariko disumaze kumera. Ariko kamenyero mbese nshakirije kandi njye kuvoma. Wariteretse ariko wamuganire kuri ya musaza bivuge ngo ubundi nuko uciye nabo ubundi uravuga ngo banganya amabuno barogana. Bivuze ngo ngana nawe. Abashaka njye kuvoma. Mabujana nyoko. Musoro yanjye uyu muginga ari kuriramo. Iki kirayi mwana wanjye ntiyari kukira kwasana ryagibise. Kano. Akuretse kunsebya. Wari bwasange nicaranye na Fabiola. Rimwe se, kabiri se. Nta mafoto yanyu nigeze mbafatira hariya. Mufatanye. Nyakwereke. N'ubu nguko nyafite ni. Ubuse nanjye nyakwereke amafoto wifotoranya naho uri hariya ku kazi nguri urakora. Yanyereke nyarebe. Kankubwira nkiyame wa mugore we. Iyame sinkaze ngo ninkubaha niciriye bugufi nigiye mu nzu yanjye. Wiciriye bugufi. Nguzamukana amagambo dore ko umunwa wawe wakunaniye. Wiciriye bugufi iki? Umunwa wawe aryenza ufata icyuma nkukegete ujye wirirwa ushinyitse amenyo gusoza. Oya aho uzanyica. Cyo ushaka bone igiki ko. Ariko mu gihe utaranyica Diaro. Mu gihe utaranyica cyangwa mu gihe utarasura muri uru rugo. Sha icyo nzi ibyo ushaka gukora byose ntabyo uzageraho. Ariko Paulo yabivuze. Ntabyo uzageraho. Uriya muntu w'Imana witwa Paulo yabivuze ukuri. Ngo icyaba cyiza no ko umugabo atashaka umugore. Ngo yego ni byiza ko washaka, ngo ariko ibyaba byiza
ngo twagumaho tukamera kwicuza yuko wanshatse kuko utanshaka wari kubashatse Fabiola wari kubashatse Fabiola uri kwicuza kuko mpari ananaranguda ntibakubujije ngo uzampera mubi n'uyu munsi wa none ukawumbereye mubi ko nari nakubera mubi bari ababyeyi yonja kubumvira ntago jewe nari nakubera mubi barambwiye bati uriho urashaka kurana namwe na Rugaravu bati uretse uzabureba bazakwanika hanze uburo bazaguhekenyesha imikenje n'amabuye batuzabibona niho ungejeje reka nkubwire ntabyo urabona Karibu. Biteze. Sawa. Siko utameze neza bite? Nkaya gacu, nkaya gafuniko k'undi. Kuna sema naona kunywa amazi. Sinzi ko uzi ko ibintu bankoreye. Ndamubwiye ngo mpereza amazi wagira ngo yatogosheje. Si mwaka hakonje. Ntabwo twari kumwe nta kibazo. Siko ko mbona udatuje mbona ibirenge byawe biri kwitigisa. Reka jya umenya amazi ko arangiza. Ngo? Mbona nta ibirenge byawe biri kwitigisa. Umeze nk'uri ufite ubwoba nubwo wihagararaho. Yawe nje harambona umeze nk'uri gutuneko. Gutuneko? Ahubwo ndakubaza wowe ubundi buri munsi ndasanga wifashe gutya umeze gute ibibazo bye bizakiranuka ryari? Umunsi uzashaka ko bikemuka bizakemuka kuko byose ubifite mu maboko. Ahubwo mvuga igisubizo ushobora kubona wowe ubanza utegereje ko Yesu ari uzakumara ibibazo mu gihe azagarukira. ndaje none nzabikwereke neza burundu. umenye nari nabikwereka se ntabyo ndakwereka ariko binyereka haguruka ubinyereka. Sawa nyine urashaka kongera kunkubita se? Ntanaguceka ariko kabi ubuse nkumva niviriye iyo ku gahenga ngiye mvuye kubashakira umuceri wo kurya. Ibeshye unkozeho n'izo njye. Aya si amafaranga ntahanye ubu singiye kubanga umujye watwaye Fabiola so ukamujyana kuri restaurant wari wabaje ukamujyana kuri restaurant agenda akarya. Aya mafaranga arayonywere nk'abandi bagabo ngo mbe nicaye mu kabari mwe byeri nk'abandi. Waje gutwara Fabiola mujyane mu ntuze mu kabari mujye gusanya. None wonsangura hari buzo ko mujyana. Wamujyana ute se Mari? Wakora iki se? Aho yenda umuzanire teka wazo ryemo aho ngo muzo. Karya umuriro nta kindi ukwiriye kurya. Kibona umuntu w'umugabo wakurongwe wari umukobwa wari n'ikirara ndetse. Sawa nyine. Ese kuki ba Yosefu batagutwara? Nari ikirara nyine uzashake Fabiola utari ikirara. Fabiola se si kuki bagahiza batagutwara? Wamutoraguye warangizwa kuzana hano nze ibyo yabaga murabizi wowe. Kuki bavise n'ibikasi batakurongoye? Sinumva ngo yakoraga mu mbarisi. Ibyo yakoraga mu mbari urabizi wowe. Waburirirwa ahantu mwirirwaga muri hariya muri societe ngo murahinga amashu n'ibitunguru n'ibiki byose n'amafi mwarubatse akazi mu mugende ngo ari ko mwirirwa musambaniramo ariko nkagushira amasone nkakuzana ngo yenda uzahinduka none imigambi yose ufite hano muri uru rugo izaburizwamo. Mbona niyo washaka umwavuka wize amashuri angahe ni izina ry'Imana buri munsi usanga umeze gutya ubundi ngasanga wifashe gutya. Ese ni iki wabuze aho ngaho? Ese ubwo umuntu abaza undi afite agahinda
ko ni nko kumpatiriza nta no kumpendahenda ngo unambwira uti mugore mwiza ufite ikihe kibazo cyangwa unavuga uti igikundiro cyanjye bite ahubwo uraza umbwira ngo ibibazo byanjye bizamarwa na Yesu cyangwa niki urashaka ko nguhendahenda hendahenda nyine cira gusa uko no kumpendahenda nusuka noneho ni ikihe gikuba cyacitse none genda arambiwe nanjye ndarambiwe kuba urasanga wigunze ndabirambiwe nawe utangiye kumbwira gutyo koko nakubwira gutese nizere ko atari gihe urambiwe ibibazo bitezwa n'umwana wawe ubwo ki none se kandi yakoze iki umwana twari tuganirije muri iri joro tukaganira nkamufatira amasaha 2 yose nanze kujya mu kabari kugira ngo mvugane nawe kire kumufasha umunwa aho kumufatira amasaha 2 ntukajya umufatira amasaha 2 ahubwo ujye ufata umunwa usiga ususemo supaguru nuzubone kuwubanura debas ikintu ngiye ko numva kidasanzwe ariko uko reka nkubaza supaguru nk'urukweto rushaje akoreka mu nyine ako ntabwo ari keza nanjye nkizemo nyine yego ni bwa burakari no supaguru oya ni ijambo rincitse irancitse ariko nyine umva nkubwiza ukuri njye ubu nicaye ndagutegereje ngo nsezerere habona nigendere ugeze kandi mbese ngusezerere mu buhe buryo tarambi busheri njye ntabwo nzajya mpora ntotezwa n'umwana ungana kuriya umwana buri munsi anyurira ambwira amagambo amena umutima mbese amagambo none yakubwiye noneho yatuma noneho amaso yawe agiye kuba ubwo uzigakware uriya mwana akwiyorobeka imbere akigira umwana mwiza iyo uhari aratuza akavuga gake iyo udahari wakubwira amagambo ariko uzi n'ikindi mari ubu tuvugana uzi ko wagira ngo amarira yawe urabona ko imvura igwa abantu bagafata amazi bakanyura gute bayashyira mu kigega nta kigega ufite mu mutwe wawe ese ubundi ranababaye abantu barambeshyera kugira ngo nsanyawe ngo ngira amahane ubu ndamutse ngira amahane umwana wazamusanga ku mushito namutendetse nanamucomye makuru yawe Karora yaze yirwa kuvuga ukuntu wowe uroroshyera mwajyaga nawe nkubwira izawe ngo mwaje kwirondo no kwizamu ngo kurinda ngo ibyuzi umusaza ungana nawe udashobora kwiyubaha udashobora kumenya agaciro k'umugore udashobora kumenya agaciro k'abana be kifataho ukazana inshoreke mu nzu yawe wabuze amafaranga se yo kujya kumukodeshereza iyo umujyana hirigiriza akankwereka iyo umujyana reka nkubise ariko nzongera gutaha mu rugo rwanjye unzaneho amagambo nk'ayo nino njya mu rugo rwanjye ukanzanaho amagambo nzakwereka pumba jenye ntahare ku muro w'amacuho njye ntahire ku muriro sange banteze amacumu ngo nyatsitareho nzakuvuna niki nakuzanye ko nakuzanye ngo umbere umugore mwiza nakuzanye ngo umbere ikigoryi wawe umva icyo nkubwiye cyo nakubwiye ngo imigambi yawe wowe Diaro n'imigambi yawe nakubwiye ngo izaburizwamo urumva ubwo bugambo bwose uri kunyibwirisha hano ngo urankubita ngo urankanga ngo urankubita nta nubwo uzankozaho umva n'imitwe y'intoki nta n'isoni njye nakubwiye ngo tugiye guhangana jye nawe muri uru rugo urahirirwa wivugishwa ngo uri umugabo si nyabaki ariko nta mahane nzira kwitonda kwanjye none se wa baba namubwize ukuri ikintu noneho ubu tuvugana cyongeye kukuriza warandahiye imbere yawe ukavuga ngo ntabwo uzongera gukora ni iki kintu byibure yaba yakubwiye uzi ukuntu yambwiye cyangwa ahora ambwira aratinyuka akavuga ngo njyewe na Jojo turi impunzi ngo turi impunzi twaje guhungira muri uru rugo iryo jambo yararivuze kurivuga gusa bwo kwena narivugishije induru iryo jambo rihora mu matwi yanjye gatuza yarabivuze ngo muri impunzi avuga se ko mwahungishijwe n'iki n'intambara y'amasasu y'inzara y'iki uri yarabizi wamenya ari ibi umva nkubwire hamagara Jojo kandi urabizi Jojo ntajya abeshya Jojo ni umwana mwiza
Jojo ntamanyangagira. Jojo ni umwana Imana yiremeye iragendera amutunganya. Umwana icyo umubajije nicyo akubwira, nta manyangagira ameze nka mama we. Kandi nushaka nanjye unyizere. Jojo mudusabe hafi aho ngaho. Ubwo uzi wumva urusaku gakwara afite ubwo ari mu mupira hanze aho ngaho. Kamaze kunuka kagiye kwitera hejuru kari mu mipira. Reka kavunitse. Oya Jojo karame papa. Ngwino hano mwana wanjye. Mutase Joko. Nahindukiye ngwino hano mugira ikibazo. Amakuru. Ucara hano nta kibazo. Niko Jojo. Ameze neza. Gakware abita impunzi ababwira ko muba mu yenkambi mwahungiye mu cyegero.